umukiza ahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranyije umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa Kizera Yesu Kristo umwami ukiza ubugingo bwawe yewe revera ndakubatiza mu izina ryawe twese nta mwana na mwuka wera amen. Yes, reka nongere mbasuze mbere kaze mbifurize amahoro y'Imana muherereye hose ku isi nimbiri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza nimbiri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Abantu benshi kuri uyu munsi ni ku cyumweru ni tariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Abantu benshi batunguwe aho kubona inkuru y'umukobwa witwa Jackie wari umaze iminsi avugwaho byinshi ku mihanda, avugwaho byinshi bigiye bitandukanye, avugwaho bimwe na bimwe. Ubu muri iyi minsi uri kubana na buri kantu na buri nguni ukorana content na bari abasore nabo bavugwaho byinshi. Ariko uyu munsi nyuma ya DJ Brian ndetse nyuma y'abastari bagiye batandukanye tubona mu rusengero, yaba bamenya yabandi Tapendo, nyuma y'abandi bastari nka Mama Sava bahanuriwe abagabo n'abandi bagiye batandukanye, uyu munsi uyu mukobwa wacu nawe ageze gutya. Prophet Nyirindekwe Ernest Imana ikomeze mwagurira umurimo, imukomeze umurimo akora, ikomeze imuha imbaraga zo gufasha aba bastari, imbaraga zo kubigisha ubutumwa bwiza, imbaraga zo gutuma babaho. Uyu munsi nawe agannye Prophet Ernest Nyirindekwe, amushyira mu mazi menshi, aramubatiza, amuha iby'umunezero. Uyu munsi umukobwa wacu witwa Jackie nawe mu mazi menshi muri Yorodani nawe arabatijwe, akuweho icyitwa umuvumo. Akatuganira sinzi ukuntu abantu bafata umubatizo cyangwa se bafata ibatizwa cyangwa bafata kuvuka bwa kabiri cyangwa se kuvukira muri Yesu Kristo. Hari abantu babifata ukwabo, hari n'abandi babifata ukugiye gutandukanye, ariko abakristo benshi barabizi ko kubatizwa ni umuhango ukomeye wa gikristo. Ni umuhango utuma abantu benshi bibaza ati se uyu muntu ko bamushyize muri Yorodani aravaho ibyaha yakoraga. Nenga abantu benshi bibajije nimba Jackie kuba agiye mu mazi menshi. Yes, reka nongere mbasuze mbere kaze amahoro y'Imana muherereye hose ku isi nimbiri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza nimbiri mugoroba nkwifurize kugira biratuma ngava mu byakoraga kwambara neza. Abantu benshi kuri uyu munsi kwinywera agacupa barabizi. Abantu benshi bajya mu tariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Abantu benshi bari kwibaza ngo ese aho kubona inkuru y'umukobwa witwa ese arava mu ngeso yajyaga avuga wari umaze iminsi avugwaho byinshi ku mihanda, avugwaho byinshi bigiye bitandukanye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubijya bitukura ubu ni isho rya mugenzi uri kubana na buri kantu na buri nguni wanze tukure uri mu cyaho bavugwaho byinshi. Ariko uyu munsi nyuma ya DJ Brian ndetse nyuma y'abastari bagiye batandukanye tubona mu nabonye bagize ishyari, abamenya abandi Tapendo, abenshi byabereye imbogamizi muri mwe banuriwe abagabo n'abandi bagiye batandukanye. Ariko njye nkibaza ngo ese nimba byabereye imbogamizi niki gituma ageze gutya? Prophet Nyirindekwe Ernest Imana ikomeze mwagurira umurimo, umuvandimwe ikomeze umurimo akora, ikomeze mu mbaraga zo gufasha aba bastari, abenshi babyita kubigisha ubutumwa bwiza, imbaraga zo gutuma babaho. Uyu munsi nawe agannye, uyu munsi na Jack arabatijwe, Nyirindekwe nabyo amushyira mu gihe kubyita Frank, aramubatiza, amuha iby'umunezero.
benshi bababaze umukobwa wacu witwa Jackie nawe mu mazi menshi mujye mwitondera muri Yorodani ibyo mubona mugatiraho komante akuweho hari igihe umuntu abakijijwe abantu bamaze iminsi mubona Jackie muratumona Jackie amaze iminsi mu kwiyamamariza sinzi ukuntu abantu bafata umubatizo cyangwa se bafata ibatizwa cyangwa by'umwihariko kubaho nk'umukobwa w'umunyarwanda kabiri cyangwa se kuvukira muri Yesu. Imana ngewe uyu munsi ko Jackie arishimye ndetse abantu bafata uko abana n'abandi bafata uko ugiye gutandukanye ariko abakristo benshi barabizi ko mwese mukunda kubona Jackie kubatizwa n'umuhango ukomeye wa gikristo. Reka nashimire mwese mukunda uyu n'umuhango utuma abenshi mwamuciriye urubanza benshi mwamuvuze bimwe bigiye bitandukanye ko bamushyize muri yo aravaho ibyaha bazashobokana cyangwa iki ariko mujye mwibuka ko nenga abantu benshi bibajije Imana nitanga amahirwe ya kabiri nawe wese kuba cyangwa se abatijwe ukurikira ibiganiro dukora biratuma ngava mu byakoraga kwambara amajipo magufi kwinywera agacupa murabizi abantu benshi bajya mu byinshi muri ubu buzima dukunda guhura nabyo bigenwa kwibaza ngo ese araza kukavaho ese arava mu ngeso yajyaga avuga yajyaga akunda kugena Imana niyo iduha umugisha niyo iduha bless ijambo ry'Imana riravuga ngo ujya gukora umugogo n'imishyo rya mugenzi ndetse byinshi abantu bibanze utukore uri muri ryasubizo kirazira gufata ibyo mugenzi wawe wagezeho ukabigirira ishyari abenshi nabonye bagize ishyari abenshi byabarakaje cyagukomeje abenshi byabereye imbogamizi muri mwebwe uyu munsi turi ku cyumweru reka ariko njye nibaza ngo ese nimba byabereye imbogamizi kwa kuri breaking news ko mwirona mwene reka mbashimire umuvandimwe Shimire Prophet Gaze mu Gakirisite wabashije gutera abenshi babyita prank muvandimwe Jackie intambwe akajya mu mazi menshi uyu munsi na Jackie arabatijwe abenshi nabyo mugiye kubyita prank bitabashimishije ku ruhande rwanyu abenshi bababaze ariko kubona mwene data cyangwa se umuvandimwe mujye mwitondera ibyo muvuga cyangwa se ibyo mubona mugateraho reka mbabwire ngo abenshi hari igihe umuntu abakijijwe abantu bamaze iminsi mubona Jackie muratumona Jackie amaze iminsi mu kwiyamamariza na bamwe mu gushaka amafaranga abandi ngo gushaka ntiruzakomera by'umwihariko kubaho nk'umukobwa w'umunyarwanda yishimye ashobora kubaka ntirukomere reka nshimire Imana ngewe uyu munsi ko Jackie arishimye ariko ndetse abayeho nk'umukobwa w'umunyarwanda ugifite indangagaciro za kinyarwanda uyu mukobwa ajya kwikundana n'umusore nawe yagishije mukunda kubona Jackie iribye ntawamenye ibye mukamwitiranya mwikitambika reka nashimire mwese mumureke uyu mukobwa buri Imana niyica urubanza abenshi mwamuciriye urubanza abenshi mwamuvuze bimwe bigiye bitandukanye mu kuba ngashatse umugabo Imana nibishaka cyangwa iki ariko mujye mwibuka ko hagenda munanira Imana nitanga amahirwe ya kabiri nawe wese ugorunaniye abantu cyangwa se ukurikira ibiganiro dukora hari abubaka bikanga jya umenya ko Imana ari igena kandi Imana ari itanga byinshi bibaho byinshi tubana nabyo byinshi muri ubu buzima dukunda guhura nabyo bigenwa n'Uwiteka kugira ngo risubireyo niyo mubyeyi ndamukunda Imana niyo ijambo ryiza ryubaka Imana niyo iduha umugisha iduha bless Imana niyo iduha kubaho Imana niyo iduha gukomera reka mbashimire breaking news abantu bimeze nifurize Jackie gukomeza kubana n'Imana mu gakiza ke gukomeza kubaho neza wikibaza mwifurize kuzakomera mu murimo w'Imana uyu munsi ashobora kuba ari we ejo nawe aracyagufasha cyagukomeye bwiza twese tubohorwe ku mutima uyu munsi turi ku cyumweru reka mbashimire mwese tubane neza ari ntoya kwa ni breaking news nyibonye nonaha abantu benshi reka mbashimire mwe mudukunda nshimire Prophet Nyirindekwe Ernest wabashije guteresha umuvandimwe Jackie intambwe akajya mu mazi menshi akabatizwa wenda mwe bishobora kuba bitabashimishije ku ruhande rwanyu ariko ngewe byanejeje kubona mwene data cyangwa se umuvandimwe akizwa ibyaha reka mbabwire ngo abenshi mukomeje no gucira akatari urutega urugo rw'umukobwa wanyu Vestina bamwe ngo ubuhanuzi abandi ngiki ngo urugo ntiruzakomera umuntu yubakirwa n'Uwiteka ushobora kubaka ushobora kubaka ntirukomere ushobora kubaka rugakomera ariko hamwe n'Imana iragena uyu mukobwa ajya kwikundana n'umusore nawe yagishije inama
ntawe yigeze abwira ibye, ntawe amenya ibye. Mwikitambika mu nzira ze, mumureke. Buriya Imana niyo ica urubanza, niyo igena ibiba, niyo igena kubiba ku muntu, niyo itanga igena. Imana niba ishaka azubaka, kandi nunamunanira ntabwo ari we wenyine ruzaba runaniye. Urugo runaniye abantu benshi aha hanze, urugo rwangiye benshi, hari abubaka bikanga. Umwungani wa Pastor Mutesi niwe ujya uvuga ngo igihe wagiye kwisobanura uzisobanya, kandi ijambo ryakuvuye mu kanwa riragoye kugira ngo risubireyo. Niyo mubyeyi ndamukunda, agira ijambo ryiza ryubaka imitima ya benshi, agira ijambo ryiza rituma abantu bakomera. Reka mbashimire breaking news, nkomeze nifurize Jackie gukomeza kubana n'Imana mu gakiza ke, gukomeza kubaho neza, ndetse mwifurize kuzakomera mu murimo w'Imana. Uyu munsi ashobora kuba ari we, ejo nawe ari wowe, nawe wakira ubutumwa bwiza. Twese tubohorwe ku mutima, twakira ijambo ry'Imana ndetse dukomeze tubane neza nabera. Reka nongere mbasuze mbekaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Nimbiri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza, nimbiri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Abantu benshi kuri uyu munsi ni ku cyumweru, ni tariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Abantu benshi batunguwe aho kubona inkuru y'umukobwa witwa Jackie wari umaze iminsi avugwaho byinshi ku mihanda, avugwaho byinshi bigiye bitandukanye, avugwaho bimwe na bimwe. Ubu muri iyi minsi uri kubana na buri kantu na buri nguni, ukorana content na bari abasore nabo bavugwaho byinshi. Ariko uyu munsi nyuma ya DJ Brian ndetse nyuma y'abastari bagiye batandukanye tubona mu rusengero, nyuma y'ababamenya y'abandi Pendo, nyuma y'abandi bastari nka Mama Sava bahanuriwe abagabo n'abandi bagiye batandukanye, uyu munsi uyu mukobwa wacu nawe ageze gutya. Prophet Nyirindekwe Ernest, Imana ikomeze mwagurira umurimo, imukomeze umurimo akora, ikomeze imuha imbaraga zo gufasha aba bastari, imbaraga zo kubigisha ubutumwa bwiza, imbaraga zo gutuma babohoka. Uyu munsi nawe agannye Prophet Ernest Nyirindekwe, amushyira mu mazi menshi, aramubatiza, amuha iby'umunezero. Uyu munsi umukobwa wacu witwa Jackie nawe mu mazi menshi muri Yorodani nawe arabatijwe, akuweho icyitwa umuvumo. Akatuganira, sinzi ukuntu abantu bafata umubatizo cyangwa se bafata ibatizwa cyangwa bafata kuvuka bwa kabiri cyangwa se kuvukira muri Yesu Kristo. Hari abantu babifata ukwabo, hari n'abandi babifata ukugiye gutandukanye, ariko abakristo benshi barabizi ko kubatizwa ni umuhango ukomeye wa gikristo. Ni umuhango utuma abantu benshi bibaza ati se uyu muntu kuba mushyize muri Yorodani aravaho ibyaha yakoraga. Nenga abantu benshi bibajije nimba Jackie kuba agiye mu mazi menshi ndetse kuba abatijwe biratuma ngava mu byo yakoraga, kwambara amajipo magufi, kwinywera agacupa. Burabizi abantu benshi bajya babona Jackie yipostinga ari kwinywera agacupa. Abenshi bari kwibaza ngo ese araza kukavaho, ese arava mu ngeso yajyaga avuga yajyaga akora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nujya ujya gutokora umugogo uri mu ishuri rya mugenzi wawe, jya ubanze utokore uri mu ryawe. Kirazira gufata ibyo mugenzi wawe agezeho ukabigirira ishyari. Abenshi nabonye bagize ishyari, abenshi byabarakaje, abenshi byababereye imbogamizi muri mwebwe. Ariko njye nkibaza ngo ese nimba byababereye imbogamizi, niki gituma mwumva ko mwene so mwene nyoko umuvandimwe nawe atabatizwa ngo aze mu gakiza? Abenshi babyita prank. Brian yarabatijwe mu byita prank. Uyu munsi na Jack arabatijwe, abenshi nabyo mugiye kubyita prank. Abenshi barakaze, abenshi bababaze, ariko mujye mwitondera ibyo muvuga cyangwa se ibyo mubona mugateraho komantere. Hari igihe umuntu aba akijijwe. Abantu bamaze iminsi mubona Jackie, mubona Jackie amaze iminsi mu kwiyamamariza, mu gushaka amafaranga yo gutunga umuryango, mu gushaka amafaranga yo kumutunga.
by'umwihariko kubaho nk'umukobwa w'umunyarwanda yishimye. Reka nshimire Imana njyewe uyu munsi ko Jackie arishimye ndetse abayeho nk'umukobwa w'umunyarwanda ugifite indangagaciro za kinyarwanda. Reka nshimire mwe mwese mukunda kubona Jackie mukamwitiranya. Reka nashimire mwese mukunda uyu mukobwa. Abenshi mwamuciriye urubanza, abenshi mwamuvuzeho bimwe bigiye bitandukanye ngo kuba ngashatse umugabo ngo ese bazashobokana cyangwa iki, ariko mujye mwibuka ko hagena Imana nitanga amahirwe ya kabiri. Nawe wese uri kutwumva cyangwa se ukurikira ibiganiro dukora, jya umenya ko Imana ariyo igena kandi Imana ariyo itanga. Byinshi bibaho, byinshi tubana nabyo, byinshi muri ubu buzima dukunda guhura nabyo bigenwa n'Uwiteka. Imana niyo ikunda kugena, Imana niyo iduha umugisha, niyo iduha bless, Imana niyo iduha kubaho, Imana niyo iduha gukomera, ndetse byinshi abantu bibaza Imana yibitanga nk'ibisubizo. Wikibaza nk'umuntu ngo wumve ko ubuzima bwawe burangiye, wumve ko ubuzima bwawe bugiye, Imana iracyagufasha, iracyagukomeje. Uyu munsi turi ku cyumweru, reka mbashimire mwebwe. Inkuru nyikoze ari ntoya kubera ko ni breaking news, nyibonye nonaha abantu benshi. Reka mbashimire mwe mudukunda. Nshimire Prophet Nyirindekwe Ernest wabashije guteresha umuvandimwe Jackie intambwe akajya mu mazi menshi akabatizwa. Wenda mwe bishobora kuba bitabashimishije ku ruhande rwanyu, ariko ngewe byanejeje kubona mwene data cyangwa se umuvandimwe akizwa ibyaha. Reka mbabwire ngo abenshi mukomeje no gucira akatari urutega urugo rw'umukobwa wanyu Vestina. Bamwe ngo ubuhanuzi, abandi ngo iki, ngo urugo ntiruzakomera. Umuntu yubakirwa n'Uwiteka. Ushobora kubaka none, ushobora kubaka ntirukomere, ushobora kubaka rugakomera, ariko hamwe n'Imana iragena. Uyu mukobwa ajya kwikundana n'umusore ntawe yagishije inama, ntawe yigeze abwira ibye, ntawe amenya ibye. Mwikitambika mu nzira ze, mumureke. Buriya Imana niyo ica urubanza, niyo igena ibiba, niyo igena kubiba ku muntu, niyo itanga igena. Imana niba ishaka azubaka, kandi nunamunanira ntabwo ari we wenyine ruzaba runaniye. Urugo runaniye abantu benshi hanze, urugo rwangiye benshi, hari abubaka bikanga. Umwungani wa Pastor Mutesi niwe ujya uvuga ngo igihe wagiye kwisobanura uzisobanya, kandi ijambo ryakuvuye mu kanwa riragoye kugira ngo risubireyo. Uyu mubyeyi ndamukunda, agira ijambo ryiza ryubaka imitima ya benshi, agira ijambo ryiza rituma abantu bakomera. Reka mbashimire breaking news, nkomeze nifurize Jackie gukomeza kubana n'Imana mu gakiza ke, gukomeza kubaho neza, ndetse mwifurize kuzakomera mu murimo w'Imana. Uyu munsi ashobora kuba ari we, ejo nawe ari wowe. Nawe wakira ubutumwa bwiza, twese tubohorwe ku mutima, twakira ijambo ry'Imana ndetse dukomeze tubane neza nabera. Reka nongere mbasuze mbekaze mbifurize amahoro y'Imana muherereye hose ku isi. Nimbiri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza, nimbiri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Abantu benshi kuri uyu munsi ni ku cyumweru, ni tariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Abantu benshi batunguwe aho kubona inkuru y'umukobwa witwa Jackie wari umaze iminsi avugwaho byinshi ku mihanda, avugwaho byinshi bigiye bitandukanye, avugwaho bimwe na bimwe. Ubu muri iyi minsi uri kubana na buri kantu na buri nguni, ukorana content na bari abasore nabo bavugwaho byinshi. Ariko uyu munsi nyuma ya DJ Brian ndetse nyuma y'abastari bagiye batandukanye tubona mu rusengero, nyuma y'ababamenya, y'abandi Pendo, nyuma y'abandi bastari nka Mama Sava bahanuriwe abagabo n'abandi bagiye batandukanye, uyu munsi uyu mukobwa wacu nawe ageze gutya
Prophet Nyirindekwe Ernest, Imana ikomeze mwagurira umurimo, imukomeze umurimo akora, ikomeze imuha imbaraga zo gufasha aba basitari, imbaraga zo kubigisha ubutumwa bwiza, imbaraga zo gutuma babohoka. Uyu munsi nawe agannye Prophet Ernest Nyirindekwe, amushyira mu mazi menshi, aramubatiza, amuha iby'umunezero. Uyu munsi umukobwa wacu witwa Jackie nawe mu mazi menshi muri Yorodani nawe arabatijwe, akuweho icyitwa umuvumo. Reka tuganire. Sinzi ukuntu abantu bafata umubatizo cyangwa se bafata ibatizwa cyangwa bafata kuvuka bwa kabiri cyangwa se kuvukira muri Yesu Kristo. Hari abantu babifata ukwabo, hari n'abandi babifata ukugiye gutandukanye, ariko abakristo benshi barabizi ko kubatizwa ni umuhango ukomeye wa gikristo. Ni umuhango utuma abantu benshi bibaza ati se uyu muntu kuba mushyize muri Yorodani aravaho ibyaha yakoraga. Nenga abantu benshi bibajije nimba Jackie kuba agiye mu mazi menshi ndetse kuba abatijwe biratuma ngo ava mu byo yakoraga, kwambara amajipo magufi, kwinywera agacupa. Murabizi abantu benshi bajya babona Jackie yipositinga ari kwinywera agacupa. Abenshi bari kwibaza ngo ese araza kukavaho, ese arava mu ngeso yajyaga avuga yajyaga akora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nujya ujya gutokora umugogo uri mu ishuri rya mugenzi wawe, jya ubanze utokore uri mu ryawe. Kirazira gufata ibyo mugenzi wawe agezeho ukabigirira ishyari. Abenshi nabonye bagize ishyari, abenshi byabarakaje, abenshi byababereye imbogamizi muri mwebwe. Ariko njye nkibaza ngo ese nimba byababereye imbogamizi, niki gituma mwumva ko mwene so mwene nyoko umuvandimwe nawe atabatizwa ngo aze mu gakiza? Abenshi babyita prank. Brian yarabatijwe mu byita prank. Uyu munsi na Jack arabatijwe, abenshi nabyo mugiye kubyita prank, abenshi barakaze, abenshi bababaze. Ariko mujye mwitondera ibyo muvuga cyangwa se ibyo mubona mugateraho komanteri. Hari igihe umuntu aba akijijwe. Abantu bamaze iminsi mubona Jackie, mubona Jackie amaze iminsi mu kwiyamamariza, mu gushaka amafaranga yo gutunga umuryango, mu gushaka amafaranga yo kumutunga, by'umwihariko kubaho nk'umukobwa w'umunyarwanda yishimye. Reka nshimire Imana njyewe uyu munsi ko Jackie arishimye, ndetse abayeho nk'umukobwa w'umunyarwanda ugifite indangagaciro za kinyarwanda. Reka nshimire mwe mwese mukunda kubona Jackie mukamwitiranya. Reka nashimire mwese mukunda uyu mukobwa. Abenshi mwamuciriye urubanza, abenshi mwamuvuzeho ibintu bigiye bitandukanye ngo kuba ngashatse umugabo ngo ese bazashobokana cyangwa iki. Ariko mujye mwibuka ko hagena Imana nitanga amahirwe ya kabiri. Nawe wese uri kutwumva cyangwa se ukurikira ibiganiro dukora, jya umenya ko Imana ari igena kandi Imana ari itanga. Byinshi bibaho, byinshi tubana nabyo, byinshi muri ubu buzima dukunda guhura nabyo bigenwa n'Uwiteka. Imana niyo ikunda kugena, Imana niyo iduha umugisha, niyo iduha bless, Imana niyo iduha kubaho, Imana niyo iduha gukomera. Ndetse byinshi abantu bibaza Imana yibitanga nk'ibisubizo. Wikibaza nk'umuntu ngo wumve ko ubuzima bwawe burangiye, wumve ko ubuzima bwawe bugiye. Imana iracyagufasha, iracyagukomeje. Uyu munsi turi ku cyumweru, reka mbashimire mwebwe. Inkuru nyikoze ari ntoya kubera ko ni breaking news, nyibonye nonaha abantu benshi. Reka mbashimire mwe mudukunda. Nshimire Prophet Nyirindekwe Ernest wabashije guteresha umuvandimwe Jackie intambwe akajya mu mazi menshi akabatizwa. Wenda mwe bishobora kuba bitabashimishije ku ruhande rwanyu, ariko njyewe byanejeje kubona mwene data cyangwa se umuvandimwe akizwa ibyaha. Reka mbabwire ngo abenshi mukomeje no gucira akatari urutega
urugo rw'umukobwa wanyu Vestina, bamwe ngo ubuhanuzi, abandi ngo iki, ngo urugo ntiruzakomera. Umuntu yubakirwa n'Uwiteka, ushobora kubaka nuna, ushobora kubaka ntirukomere, ushobora kubaka rugakomera, ariko hamwe n'Imana iragena. Uyu mukobwa ajya kwikundana n'umusore ntawe yagishije inama, ntawe yigeze abwira ibye, ntawe amenya ibye. Mwikitambika mu nzira ze, mumureke. Buriya Imana niyo ica urubanza, niyo igena ibiba, niyo igena kubiba ku muntu, niyo itanga igena. Imana niba ishaka azubaka, kandi nunamunanira ntabwo ari we wenyine ruzaba runaniye. Urugo runaniye abantu benshi aha hanze, urugo rwangiye benshi, hari abubaka bikanga. Umwungani wa Pastor Mutesi niwe ujya uvuga ngo igihe wagiye kwisobanura uzisobanya, kandi ijambo ryakuvuye mu kanwa riragoye kugira ngo risubireyo. Niyo mubyeyi ndamukunda, agira ijambo ryiza ryubaka imitima ya benshi, agira ijambo ryiza rituma abantu bakomera. Reka mbashimire breaking news, nkomeze nifurize Jackie gukomeza kubana n'Imana mu gakiza ke, gukomeza kubaho neza, ndetse mwifurize kuzakomera mu murimo w'Imana. Uyu munsi ashobora kuba ari we, ejo nawe ari wowe, nawe wakira ubutumwa bwiza. Twese tubohorwe ku mutima, twakira ijambo ry'Imana ndetse dukomeze tubane neza n'abera. Reka nongere mbasuze mbekaze mbifurize amahoro y'Imana muherereye hose ku isi, nimbiri mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza, nimbiri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Abantu benshi kuri uyu munsi ni ku cyumweru, ni itariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Abantu benshi batunguwe aho kubona inkuru y'umukobwa witwa Jackie wari umaze iminsi avugwaho byinshi ku mihanda, avugwaho byinshi bigiye bitandukanye, avugwaho bimwe na bimwe. Ubu muri iyi minsi uri kubana na buri kantu na buri nguni, ukorana content na bari abasore nabo bavugwaho byinshi. Ariko uyu munsi nyuma ya DJ Brian ndetse nyuma y'abastari bagiye batandukanye tubona mu rusengero, nyuma y'ababamenya, y'abandi Pendo, nyuma y'abandi bastari nka Mama Sava bahanuriwe abagabo n'abandi bagiye batandukanye, uyu munsi uyu mukobwa wacu nawe ageze gutya. Prophet Nyirindekwe Ernest, Imana ikomeze mwagurira umurimo, imukomeze umurimo akora, ikomeze imuha imbaraga zo gufasha aba bastari, imbaraga zo kubigisha ubutumwa bwiza, imbaraga zo gutuma babohoka. Uyu munsi nawe agannye Prophet Ernest Nyirindekwe, amushyira mu mazi menshi, aramubatiza, amuha iby'umunezero. Uyu munsi umukobwa wacu witwa Jackie nawe mu mazi menshi muri Yorodani nawe arabatijwe, akuweho icyitwa umuvumo. Reka tuganire. Sinzi ukuntu abantu bafata umubatizo cyangwa se bafata ibatizwa cyangwa bafata kuvuka bwa kabiri cyangwa se kuvukira muri Yesu Kristo. Hari abantu babifata ukwabo, hari n'abandi babifata ukugiye gutandukanye, ariko abakristo benshi barabizi ko kubatizwa ni umuhango ukomeye wa gikristo. Ni umuhango utuma abantu benshi bibaza ati se uyu muntu kuba mushyize muri Yorodani aravaho ibyaha yakoraga. Nenga abantu benshi bibajije nimba Jackie kuba agiye mu mazi menshi ndetse kuba abatijwe biratuma ngo ava mu byo yakoraga, kwambara amajipo magufi, kwinywera agacupa. Murabizi abantu benshi bajya babona Jackie yipostinga ari kwinywera agacupa. Abenshi bari kwibaza ngo ese araza kukavaho, ese arava mu ngeso yajyaga avuga yajyaga akora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nujya ujya gutokora umugogo uri mu ishuri rya mugenzi wawe, jya ubanze utokore uri mu ryawe. Kirazira gufata ibyo mugenzi wawe agezeho ukabigirira ishyari. Abenshi nabonye bagize ishyari, abenshi byabarakaje, abenshi byabereye imbogamizi muri mwebwe. Ariko njye nkibaza ngo ese nimba byabereye imbogamizi, niki gituma mwumva ko mwene so mwene nyoko umuvandimwe nawe atabatizwa ngo aze mu gakiza? Abenshi babyita prank. Brian yarabatijwe mu byita prank.
uyu munsi na Jack arabatijwe, abenshi nabyo mugiye kubyita puranka, abenshi barakaze, abenshi bababaze, ariko mujye mwitondera ibyo muvuga cyangwa se ibyo mubona mugateraho komanteri. Hari igihe umuntu aba akijijwe, abantu bamaze iminsi mubona Jack mubona